Hey! Musaza n'urwembe. Musaza yabaye urwembe. Musaza yabaye urwembe. Karebe cyangwa nangu. Niko. Musaza yabaye urwembe. Nawe ndimo nagushyiramo. Niko. Saza rwose. Yose nawe uri mu kayaza araza nabona moto ashobora kuba ashobora kuba yiryamye. Musaza ubu nta jambo wavuga ryo gushima Imana ko Imana ari cyo yakoze. Imana yarakoze ndayishimiye. Yangiriye neza ibana nanjye. Yego. Mu gihe nari ndwaye nagiye mbona uvuga ku Imana. Yego. Kandi muragutabara guturutse ku Uwiteka. Yego. Rero yagiye ica inzira kugira ngo mbone nanjye uburyo ntambuka. Kandi imitego yose umwanzi yari yateze nibwira ko yiteguye rwose ikankorera ibyiza. Yego. Kubw'ibyo rero nshimiye umushumba mukuru na komite nyobozi uburyo mwicaye mukantekerezaho. Yego. Mukumva ko ari ngombwa ko uyu munsi ni itariki. Yego. Muza kunsura. Nukuri. Yasabaho umugisha. Amen. Rero ndi muzima. Nshimye Imana. Nukuri. Ubwo ejo nzasubira kwa muganga kongera kureba uko bimeze. Ariko nizera ntashidikanya ko ari Imana yakoze. Yego rwose. Amina. Nanjye ndashaka ko shima Imana turi kumwe nawe. Nanjye nta kindi navuga usibye gushima Imana ko mubibona. Ubwo umushumba wacu yari yarwaye byari bikomeye, maze kumva inkuru idashimishije habaye gusenga Imana. Turategereza hanyuma kumva hari icyo Imana yabikozeho, kumva ko amaze gukira nubwo hari ibitarakemuka neza, ariko ibimenyetso by'ibyiza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Twashimye Imana ko tumubona ko yakize. Mwabibonye ukuntu yaje na moto. Mu by'ukuri ugereranyije n'ukuntu byari bimeze ni igitangaza gusa kumva abasha kugenda na moto. N'ubu ngubu arambwira ati reka nanabikwereke, ngiye kukugeza kuri santere ubashe guteka niba ari imodoka cyangwa niba ari moto, ariko ni njye kwitwarira. Mbese mwaniza amashyi tugakomera Imana amashyi kandi tukayiha icyubahiro kuko yarakoze. Imana ishimwe. Rero turakomeza kumusengera kugeza igihe azatubwira ngo bye bye kwa muganga. Imana ihabwa icyubahiro. Murakoze cyane, ndabashimiye. Nanjye nsubiye mu rugo. Imana ibane nawe. Murakoze cyane. Mugena n'umwami Yesu abageze mu rugo amahoro. Amen.